Ivan Impano. Pastor P, respect man. Hari umuntu muhura kakurutira abandi, akaguha umwanya, kagutega amatwi, yaguha urukundo, bikaguha umutuzo, yamara kugenda ugasigara ubabaye. Hari umuntu muhuza bikaba nk'ubufindo, byaba amahire mukibanira. Hari uwo mubana kakubera imfura, wajya gusaza kagusubiza ibusore. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye, ntibibarika ibyo nkukundira. Wose ukongeje urukundo maze nshira inyota, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahishe abandi, ibyo ndabigukundira. Iyi mpeta yamye urukundo, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi, ibyo ndabigukundira. Ntiduhuza imigambi gusa duhuza uko imitima itera, uwanjye mu wawe tera nikirize. Ntiduhuza amabanga gusa nuko dufitanye menshi, usobanuye amahirwe mu buzima bw'umuntu. Umunsi umwe naricaye fata icyemezo njya gushaka urubavu nabuze, nuko musaba kunyuzuza urabyemera, none ubu nduzuye. Uko nguko niko waje mu buzima bwanjye, imyifatire n'imicura bindura. Wahaye agaciro amarangamutima yanjye, ntibibarika ibyo nkukundira. Wose ukongeje urukundo maze nshira inyota, ndabigukundira. Wameneye ibanga wari warahishe abandi, ibyo ndabigukundira. Iyi mpeta yamye urukundo, ibyo ndabigukundira. Wameneye ibanga abandi batazi, ibyo ndabigukundira. On the beat. Yeah. Ni wowe nagize nk'impano, abatabizi ngo duhujwe n'isano. Ni wowe utarigeze ubera igisambo, ngo wirirwe wiba imitima y'abandi. Jye mbona uzajya mu ijuru, uyu mutima mwiza uzakujyana mu ijuru. Ijuru wampaye hano ku isi, Imana izere kwiture. Nkunda ukuntu ujya ungenza, cyane cyane uri kunetesha. Neza tumujya mu ijuru, wabona ingororano, wabona
urakunda kwitanga uritanga amahoro urayatanga ugeze aho amagara aterwa hejuru ugasama yanjye ugeze aho wibura igitangaje wibonera njyewe ibi birenze urukundo sinzi uko nabyita ijoro ryagenewe wowe nta n'ukuntu utaribona nkunda ukuntu ujya ungenza cyane cyane uri kuntetesha Reza Tom ujya mu ijoro wabona ingororano wabona hano ku isi nareme yicaye isi neza igihembo wabona ingororano wabona hano ku isi nareme yicaye isi neza uzajya mu ijoro uzajya mu ijoro ndaza kuba umwanya wisanzuye umusedeka buretse mubwira buretse iyo champagne kandi bari babwiye kuri mu gifunguro mu gihe ujya kumwakira ndiragira ngo n'abahagarare hano yes hanyuma ibi ni byo byiza rero byo byabindi wewe ndagira ngo we ntabwo uri hariya wihagarara yes hano inara ubose witira aremeye inara nibonye iki bitiki weya mbira bitiki tekeraho ureba noneho nagira gutereke hano weya kogatereke hano isi none nagira gufatire akarahuri ushyikiriza abadamu wawe ako karahuri gatware aho ugiye kwakira umwamikazi umuntu ugiye kwakira umwamikazi agenda ati yitwara ati bikwibutse ndagira ngo ako karahuri gashyire hejuru noneho ugatwarire komsa ugira utya ugafatire sima urabona fata gutyo noneho ushyira akaboko twagiye ego amashyi menshi wow murakoze cyane noneho nagira ngo nawe ufate akarahuri
noneho ku buzima bwanyu yes arakoze cyane sabe babashiki banjye babakire turahure hanyuma ndagira ngo data mwiza niba nacyogeshe kugira ngo igitaramo cyacu gikomeze ni umuco mwantoje muti ubwo abana bariwe bageze data na mwana na roho mutagatifu turagushimira mana yacu tugushimiye kubw'ingabire ubuzima waduhaye tugushimiye ko ukomeje kugaragara nk'Imana mu buzima bwacu tugushimiye kuko uyu munsi wabanye natwe kuri Imana shimirwa nyagasani Yesu nagusingiza nyagasani nagusingiza ijuru nagusingiza nyagasani nagusingiza uwacunguye narakunze naravuka uraniyereka babahe ubufatanye kuvuga icyuma hanyuma musige ubufatanye mutwereke uko muzagenza mukorera urugo rwanyu mukorera abana Imana izabaha yego ndagira ngo musheshe mu hirya gato barakuze cyane ndagira ngo mugize amashini muri duhuza yombi hanyuma tubakire tubashimira ubufatanye ndavuga uko bazajya bafatanya mu rugo rwabo bubakira urugo rwabo bakira abazajya babazanye urugo rwabo niba ushaka murekeraho yes Jacques ndagira ngo murekeraho hanyuma Ravena uraho neza atago akomeye amashyi amashokori uraho akomeye amahoro akomeye mwagize urugendo rwiza cyane ni amahoro nabo mwasize mugira abo abantu twasize muhira nabo twazanye ntabasitaye yego n'abakomeretse ndetse mu nzira wabonaga nta bugereri twaje neza imana yego ntabwo icyubahiro rero tubahaye ikaze murakoze cyane murakaza turasanga rero ntabwo tuzimana amashyingo masa ndagira ngo abana barebe uko waje warateguje utateguje muri urugo rwa Ruzindana ntawe urizi impano ntanswe weho waduteguje birumvikana kandi birasanzwe kandi tunabizi tubiziranyeho ibyo birazwi koko byo ni ihame ariko komeye ariko turaho mwese iwanyu imvura iragwa iragwa y'urugeza iragwa neza ndetse yivanze n'imico mbega muri make ni amakamirane ni amakamirane ibyo ni byo ni ukuri natwe turaho Eh, turaho rwose nta kibazo murakomeye noheli yatambutse neza ejo na n'ubu wa munsi wita noheli witwa noheli ariko by'umwihariko ntabwo ariwo ubu twari tukwiteze kuko duteguje noheli turayizihiye none turakomeje turakomeje nawe usa na noheli abona ari agasuka turakwakiriye yaba isuka yaba iki ariko tukwakiriye mu rugo rwa Ruzindana yaba ucuruza ugeze ku nyota
ndabyumva neza urakoze uruhuri urakaza rero nshuti yanjye urungano rurahuye rw'abana b'u Rwanda murambeye aye murambye murambe aye urungano rurahuye rw'abana b'u Rwanda nimurambe niriwemera famine hari umutsina zazamukagira agahinda nzaba naragiye guhuza abandi wacu murambeye aye murambeye aye urungano rurahuye rw'abana b'u Rwanda nimurambeye yateranye n'ibihogo ibirezi byavanzwe n'indahemuka bw'ikigali nyarugenge mwizihiwe n'abantu bambariye kureba basenye bambaye ingoro mu nda maze aruhere ruzeba Gendera muwaego ngabane mano apagani ngakorumo genemo eme nganyerane ejo sinjurinja mama wewe turumba turumba yuwe izara mudanye tigore none mami ore none mama wanzaye yajiwa wongi ibintu nitanu yabonye mukeba ni mukaga turanuka numva wewe durumba durumba yuwe izara mudanye wewe durumba ngira ngo mu kanya nakubwiye ngo urakaza neza urisanga yego ukandi ufite n'ubwisanzure muri iki cyicaro murakoze cyane umwanya ni wawe rero naho ijambo urarihorana ndumva nta mpamvu yo kubyina amashyi kandi ikimana yawe ikipe kirashimwa ikiba kitagereka ariko muri uyu mwanya ndagira ngo ikaze muduhaye ibyo gushimirwa ariko aya mashyi ntabwo akwiye ijambo tubwiye tubwiye amashyi ari ayo kugerwa kuri rweho twongere guteza amashyi dore ko kubwira abonyine mbere guteza amashyi ntabwo niba ari umunaniro ariko byose birajyana reka rero nk'uko bitwemereye tugiye umuryango buryo baduhaye icyicaro cyiza mu buryo baduhaye keya nziza kuri wa nyuma tubwiye ko tugomba kwisanzura kandi ko twisanga ariko twabonye twisanga mu bacu twisanzura tubasanga ijisho ku rindi ndabona mereye hepfo nkagera ku mwisho
amaso yose ntabwo n'ibisanzwe. Mu rwego rwo gushima rero, nyuma y'uko tumaze kurutsa agakuku k'urugendo rurerure twakoze, kandi kugira ngo nawe urahazi urabizi, tuba dufite n'ubutumwa bw'umuryango w'Abasinga Saza Boshya. Ubutumwa nyamukuru nyuma yo gushima ibyicaro byanyu ngo tukubagezaho, tuba dufite amatsiko muri rusange, ariko utwemerera ko bose ubazi, ariko utisabira ufite umwana w'umusore Jacques ari wakunze Jolie umuryango wacu. Turabyemera, turabyakira, tubiha amashyi, twumva ko amaboko dusaba koko ari aya ngombwa. Ntibyatinze twicara tujya inama nk'umuryango w'Abasinga. Tumaze kujya inama turashishoza, tubiganiraho muri rusange, yemwe tubazana ba nyirasenge, bemera yuko Jolie tumutanga, tumubaha n'umusingakazi, tukamuha umuryango w'Abasabihira. Birangira twemeye, nawe tumubajije arabyemera ko asanzwe ahagenda, asanzwe ahisanga nk'uko bari kuba babyara we asanzwe basanga ba nyirasenge. Byabaye ngombwa ko Jolie nawe abyakira, arabyemera ati rwose ndabizi kandi ntabwo ari n'urumbarirano ushaka ndamuzi. Usanga ari amata n'amavuta, usanga ari ihame, usanga ari ngombwa ko amaboko ngo dukeneyeho tuyabasangiza, tuyabaha nk'uko bisanzwe, kuko tuzi ko atari ubwa kabiri. Tubonye rero ko abyakiye neza, ko yasanze y'abanyira imfura nk'indi. Urakoze. Ndagira ngo mbwire uyu muryango wa data, inshuti, abavandimwe, umfashe dushimire uyu muryango mwiza w'Abasinga, ndetse dutere n'impundu yadufashe. Muragahora n'impundu. Rero Mutagomwa, nta gomwa mugira, ese ugukunda kwita neza. Iryo zina rizananye n'ibikorwa, iryo zina rizananye no kuba intore y'uyu muryango w'Abasinga. Murakoze cyane. Mbere hari uvuga uti nimbanze ndebe ko ari Jolie. Ngira ngo uretse no muri iki kinyejana twakwiye imfuruka zose z'iki gihugu, guhera hano iwabo w'Abasinga ku Munege, ukagera i Murera mu Gitinda iwabo w'Abasabihira, Yego, ntabwo mwigeze muduhindurira kuko natwe tutabahinduriye. murakoze cyane. Urumva rero ibyo byo kubwiye ko ari ikizira kikaziririza, haba iwanyu haba iwacu. Uwo wasabye niwo baguhekera, nta gushidikanya guhari. Rero ndagira ngo ushime nk'intumwa y'umuryango, ushime imbere, wongere mu bambere y'umuryango wanjye. Rero inshuti yanjye, hari ijambo bavuze ngo imfura ngo aho zisezeraniye ngo niho zihurira.
ngo ihatanze indi wanga kubivuga kera baravuga ngo irahaborera ariko ntihaborera niyo hatanze indi iyo bibaye ngombwa itorero y'umuryango uzashimira uwo muryango murakoze cyane uhagarariye nongere rero kiriya kigushima mwire barabana yaba Jacques yaba Jolie bana banje rero iki kivi mutangiye ni kivi singira ngo mbatere ubwoba ariko ni kivi gifite insibo ariko webye izi mpanuro ngiye kubaha nimuzikurikiza iki kivi ntabwo kizabagora murebe iyi miryango yombi iraha nimuyubaha mukayigira nyambere ikabagira inama ntacyo muzayiburana by'umwihariko umusingi w'inzu yanyu w'iki kivi mutangiye nimubwira Uwiteka muzubaka rukomere bana banjye rero muhesheje ishema ababyeyi icyo tubasaba no kugira ngo mukomeze kubaha ababyeyi twabasabira tukavuga ngo namwe muzabyare muheke mubyare ibitsina byombi mu bihe biri imbere namwe muzicara aho twicaye muheshwa ishema n'abo mubyaye ibyo nibyo mbifuriza kagira ngo nongere ngaruke kuri uyu muryango waduhekeye umuryango mwiza rero turabashimiye tore y'umuryango ugenda ubwire ababyeyi bawe mu ijwi ryanje bwite no mu ijwi ry'umuryango wa data ntabwo ari bwo bwa mbere turabashimiye cyane Jolie icyo tukwifujeho cyane cyangwa se twakubwira cyoroheje icyo kugushima turagushimira uburyo witwaye turagushima amateka werekanye uyu munsi tugushima cyane ko akarusho uko n'ababigenza hanyuma ushyikirire umufasha wawe hanyuma abajiginywe ababona bitunganye bagomba bashyira umuntu hanyuma dukomeze uramwongera uraguhara guhata hanyuma mare oya nako pani ongeremo nushaka umwongeremo kuko ni ibyabo rwose ndabona jori urebye ukuntu areba n'ukuntu arimo arashaka nagira ngo bamwongere jori nabonye afite icyaka aha ntureba hanyuma jori nushaka ukaminuze nta kibazo hariya mu bikari harimo n'izindi turazizana uyinywere burya rega ngo umugore we nuwariye ni n'uwanyweye uyinywere nta kibazo amashyi menshi amashyi ni mundu arakuze cyane hanyuma jori mwebwe abadamu turabizi n'ibintu byanyu muzima kwakira nagira ngo noneho akira umutware wawe Jean hanyuma Jean tuzi urebe ukuntu abandi bana babigenza ubwo nawe ubonereho sinzi uretse urebe nahanye jori ntubona afashe ku rutugu buriya binagukoze yavuga ati Paul sibyo we iyo ureka akaguhanagura se iyo ureka akaguhanagura urimo urangiza kandi arimo araguha keya kuko ushaka nibikumenya ko ashobora kugira gutya undi nsamba cyangwa ugakora yavuga ati Paul sibyo ureke ijoro ibindi arabikora yes umva jori ntakubeshye tujya dusangira Jacques ndamuzi kamwe umuyobozi nta kaminuza kose tujya dusangira ntakubeshye kandi umugabo ni uwanyweye ni n'uwanini ntiwabwiye kuri inararibonye ariko Jacques wawe reka mbabwire nata kaminuza nanjye nta kindi ndi buvuge sibyo kuko turasangira ndamuzi yakajura gutetesha ariko wawe we kaminuza bakongera kandi
Jari mine kazamura kose zamura amajwi menshi barakoze cyane. Hanyuma hari n'umutima basize bagize bagira ngo yes yego ati mugore mwiza byose nzabikora ku bwawe zana n'amajoro uzagenda amanywa nijoro niga byose kugira ngo unezezwe nakongere. Arakoze cyane n'umutima mwiza jori nawe ati mutware mwiza urakoze cyane atari kinuma iyo hakurya bw'iyo hakuno ngo urunguha reka nanjye mutware mwiza nkwakiriye nanjye nkwereke kuko nzajya mbigenza cya gihe uzaba uvuye kubihaha nanjye nzajya mbitegura hanyuma nugera mu nzu nkwakire hanyuma umererwe neza. Wow mwongere jori nawe fata kiriya kinini kiriya kinini ako ni gatoya kiriya kinini ngo umugabo utahaze ntabasha no guhaha urugo mugaburire kiriya kinini agitamire cyose hanyuma tubone ko azabasha gukorera urugo icyo kinini reka aba basore turasangira basi ngo nicire umutware se hanyuma uzantunga amashyi menshi muhomere amashyi ari wenda mfite none ni ibikweri ariko nta kundi niko bigenda iminsi ni ubusa niko biteye ngaho ugenda ubwo niko bipanze ariko mana n'iki ko byanze irungu duteye ntirisanzwe tuzagukumbura bitinde ariko kandi nanjye nabyumva ubibwira mama uti Jacques yarantunguye niko biri irungu twaciye ukubiri urukundo ngo n'ikibibi umva ntabwo nishuka n'uburiri mbese ukuze umuntu n'umubiri kumubura mbitinya kubi nacika intege mu mubiri namera nk'uri ku kiriri ukagira ngo naraye mu kinani. Jacques we urwo baradukundaga burya ngenda nakubwira singume niyo mpamvu nje jugujugu ndi kugendera mu ijana ngo ndukubwire ijoro rito ikubatije ibihumbi ijana ingoma zawe ibihumbi ijana akiri guhata nyir'ijoro ngo no mu ijoro azakubera umucyo kuko niwe wabwisha ukubuye naho rero ntutire nyumve uzamutetesha unamutoneshe uzamuha urukundo rukwiye uzamuha intwari ku rugamba intwaro yawe izaba urukundo nakora bimusha si ibyo nkubwiye najyaga nkumva kuva na kera kuri telefone umutima utujwe akaje gatuje utijore mukundwa uriya nkuru nahaga kumva uri inshuri ntiyishamo uri inshuti itanshiha uri umwungeri w'inzozi zanjye ndahiye nimanye nzakurinda amajanja umunsi waje nzakumenyera waja nzavugarira ikindi nyuma y'imyugariro wugare abo uzabyara nzabagira abatwari nuko rero umunsi n'uyu nuko rero genda iminsi n'ubusa niko bigenda ariko tuzagukumbura bitinde nukuri tuzagukumbura bitinde ariko simfura ya mama rwa rugwiro na rwa rukundo ya mico myiza na bwa butore wajya guhoza ushyizeho umwete ubu koko nzabitozwa nande kandi ujye kubwira uti kora cyane ushyizeho umwete ubimenye bwangu ufite akamwenyu uti kuko umunsi uzaba umwe usigura inyakamwe njye na Jacques tuba umwe ngaho genda nta kundi abasabihera ntibakujyane uzasuhuze Kevin Jacqueline na Jackson abwira uti turaho nta maro nta mahari yewe nta n'amahane usibye intimba dutunze dutewe n'uko ugiye ngaho mfura ya mama uzabyara uheke uzahaha uronke kandi uhirwe mukundwa iyi nyabaro yanjye ya nyuma ni nicyo gisigo cya nyuma ntuzongera kunyumva hanyuma ushimye inama wampaga urukundo n'ubumwe wimitse ubumbure ntibizimuka bizahora iteka byimbitse kandi rwose byimitswe ngaho genda uzajya ukunda gusenga nk'uko data yabidutoje amatage ntukayatinye ibyo biza bitari butinde ngaho rugori rwera amahoro rw'amatanga abane namwe mwembi murakoze. Yes nagira ngo hanyuma jori nagira ngo umuntu uhagararira ndetse unabyiye muri abo damu ari baragiye bamuri ari hano hafi none umenye kimurebe hano marende kugira gutya hanyuma ndaza kumushimira binyuze mu ndirimbo ariko nyuma yo kumushimira ndaza gushimira na famiye mwese turaza gutaramana twese murakoze cyane gutarama uyu mwana nariwe mahoro andagiye umutima niringiye yuko ntazamubura kuko turi kumwe iteka
abayize leta Edimba nziza umutima ugukunda ntayitateza iyama byose ni ibyawe ngukunze ntukite kuri ngwino byakuzibanze imitima nikutanira kandi itegeko Imana suguruka Titi uwanja ajibije ntawajugukoriri nirakura nzajya mukunda teye umuzi nzajya mukunda teye amashyi mukanya mukaragarikiye umuryango kandi mugakora ibisabwa byose kugira ngo ugere aho ugeze uyu munsi. Mwarakoze cyane. Hagati aho hakaba Joli batuye abibwe muko batuye agungu wiko kwetu kubera ko rero mwese nzi ko muri abatarami kandi muri mfura cyane, ntabwo nzi kuririmba cyane nk'abavandimwe bageze hano kare, ariko turaza kugerageza twese dutarama uko tubishoboye. Iminsi iranze imanye myinshi ubwacyo bw'imyakire gutegereza muri byinshi ariko kandi ni mu gihe Thank you.
urakoze cyane babamera amashyi muri barashimire yes tukajya turaza barenda bana babashiki banje bagiye kure ariko nkundira nta kibazo umugore hanyuma nkundire iyo mpano burya ntacyo babona batura ababyeyi ndavuga ari ku ruhande rwa Jacques ari ku ruhande rwa Jolie ariko bankundire bombi batware iyo mpano bombi bayitware ndavuga Jacques na Jolie hanyuma
Jacques mujye ku ruhande rwa madamu wawe mujye gushimira ababyeyi ba Jolie ubashyikiriza iyo mpano kandi ubabwira uti ndabifuriza noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Hanyuma dukomeze, nagira ngo mutambuke, hanyuma mwegere ababyeyi icyo gikorwa nacyo mukiryohere, hanyuma dukomeze. Ababyeyi beza bantumye, Jacques yambwiye ati ntacyo babona babatura, ariko ubwo muri mugeze mu bana, mugeze mu muryango, muri famiye, muze kubabwira ibyiza umugisha, ngo ntacyo babona babatura, icyo babifurije ngo ni umugisha, kandi nk'uko namwe mwabibifurije. Bambwiye bati nimugera mu muryango, muri famiye, muze kubabwira ibyo mwabonye mu gitaramo, kandi ngo ikiruta byose Imana ibahe umugisha. Mwarakoze igikorwa mutweretse, murebe imbaga y'abantu iri aha ngaha, ni ukubera mwebwe. Bigaragaje urukundo, bigaragaje ubutwari, ariko kubera izo mpamvu, kugira ngo mu muco wacu iyo umuntu yishimye hari ikintu akora. Ndi kumwe na mama wawe, uzi ko dufatanya byinshi, ariko kubera ibyiza mutweretse tubahaye amashyi menshi. Umubyeyi mama mujye guha abantu umugisha wa kibyeyi. Umubyeyi wa Jacques aravuze ati bana banjye mutweretse ibirori byiza, murebe imbaga iteraniye hano, ni ku bwanyu. Ati ikiruta byose mbifurije ishari, kandi muzagire n'abaza mu rugo rwanyu, kandi muzagire mujye mubona n'ibyo mujya muha abaje mu rugo rwanyu. Babyeyi beza rero barakoze, ndagira ngo n'abandi baza kubigenza gutyo. Ubwo abafite impano zitagendanwa turaza kubereka uko biza kugenda, ariko abafite izigendanwa ndagira ngo batangire bitegure, hanyuma dukomeze. Ababyeyi baje bati bana bacu tubifurije kuzabyara hungu na kobwa, urugo rwanyu ruzagendwe. Murakoze kuri uyu mwanya, umwanya ukomeye, umunyamunezero uruta iyindi, kuko abana bava ku rugo ni umunezero. Hari abafite babaye ibyomanzi, ariko uyu mwana agize ubukwe nk'ubu abagira umuryango, igikorwa gikwiye cyo gushimira Imana. Kuri ibyo rero bana bacu tubahaye inka, iki nibyo dutunze, bafitemo umugabane. Bazabyare umukobwa, bazabyare baheke, baramugisha. Barakoze cyane. Umubyeyi bateye mu mafoto, dukomeze. Murakoze. Aba mureba ni ababyeyi ba Jolie, kugira ngo Jacques ntazave mu rugo ababaye. Nk'uko twagutoje rero, urabizi irwo iwacu ntawe usohokamo atagize icyo afata cyangwa se ngo avemo ababaye. Muri urwo rwego rero twahisemo kugira ngo tugufungire impamba, hanyuma haba Jacques, haba abandi bose bo mu rugo, ndetse n'umuturanyi wasimbukiye iwawe ntakahave agize icyo abura. Tubifurije rero kuzakungahara. Aha harimo imbuto nyinshi kandi zisobanuye byinshi. Izi mbuto rero zizabafashe, zibaherekeze kugeza igihe muzabonera ibyanyu
kandi turabifuriza no kuzabona ibyanyu byinshi bivuye mu mitsi yanyu, mu maboko yanyu, ndetse natwe mukajya mutwibuka. Rero tubifurije urugo ruhire, muzabyare kobwa na hungu, kandi muzagire Imana mu rugo rwanyu izabe nyambere. Murakoze. Shitani ntabasha kumva imvugo yadusigiye, n'imvugo y'urukundo dukundane. Nk'uko Yesu yadukunze, abavandimwe be bagaze gatoya banze sobanure kuri izi mpano tugiye guha abavandimwe bacu Jacques na Jolie. Ni abavandimwe dusengana mu muryango w'urubyiruko ruhamya Kristu Shitese. Twiyemeje kumuhamya aho turi hose. Turahamya neza rero ko na Jolie nubwo bamaze kugira urugo bitazababera impamvu yo guhagarika guhamya Kristu, yo kumuhamya aho bari hose. Turazeye ko bazakomeza bakabikora. Tubahaye urumuri rero, twifuza ko urugo rwanyu ruzakomeza rukaba urumuri rumurikira izindi ngo zose kandi rumurikira abantu bose. Ndagira ngo abantu bafite urumuri barushikirize abageni, abageni bajye bahita barutereka muri iriya base twashyize hagati. Twafatanyije urugendo rwo gusenga Imana. Turifuza ko urugo rwanyu n'ubundi rukomeza kubakira kuri iyo Mana. Mu rugo rwanyu muzakomeze muce bugufi kuri kariya gasambi, muyihamagare. Urugo rufite Imana nakomeje kubivuga, ntabwo shitani igira uhangara. Shitani ntizigera ihangara urugo rwanyu kubera isengesho ryanyu. Turabifuriza no gusengera hamwe. Niyo mpamvu tugiye kubasaba kugira ngo nibura mutwereke ikimenyetso gusa cyo gupfukama, hanyuma muzajye mupfukama musaba Imana kugira ngo ikomeze igire uko ibagenderera mu rugo rwanyu. Hanyuma mu gihe baraba bapfukama, ndasaba abafite ishapure ko bakwegera imbere. Ndasaba abavandimwe ko babambika iyo shapure. Ni ikimenyetso cy'ishapure ntoya tuvuga, nubwo iyo ngiyo isaba mu rugo rwanyu, ariko ishapure ya mbere murayifite. Muziyambaze Bikira Mariya haba ku manywa haba nijoro, azabafashe kandi abagire inama kuko ni umubyeyi. Ni umubyeyi wacu buri gihe cyose iyo amwiyambaje ntacyo ubura. Tubifurije rero urugo ruhire, dusaba umuvandimwe nanone umuvandimwe ufite ijambo ry'Imana yakwegera imbere. Tubatuye, tubahaye ijambo ry'Imana, tubifuriza kurihorana ndetse no kurisoma. Jacques na Jolie, icyo mutabonye mu buzima bwacu, mu buzima bwanyu cyose kiri aho ngaho. Nimugishaka muzakibona, ariko nimutagishakira aho ngaho n'ubundi ntacyo muzabona, muzakibura. Tubifurije rero kuzahora mugisha inama kandi mushakira byose aho ngaho. Hanyuma ufite umutaka nawe yakwegera Imana. Imvura nigwa muzitwikire mujye gusenga kandi mushake iyo Mana. Murakoze. Hanyuma dufite n'izindi mpano zipfunyitse tudashatse gufungurira imbere y'abantu.
nazo nimugera hiherereye mu rugo rwanyu muraza kuzifungura turabizi neza ko ziri bubanyure kandi mwese mukomeze kwishima urugo rwiza urugo ruhire murakoze hanyuma ubahagarariye afata ijambo hanyuma dukomeze natwe bananake ndugu umwe nake abinde manager kazina ka manager umuyobozi mwiza turamukunda twamwifurije urugo rwiza twamwandikiye akabarwa kohereza umukunzi we karibu ni karibu mu grupe yacu ubumwe rekana twishimye sawa murakoze kandi mugire urugo rwiza murakoze cyane bari umugisha hanyuma urubyiruko rwakoranye urubyiruko wacu dukunda cyane twari tumufite ari Jacques uyu munsi dufite na Jolie Imana ibamugisha Jacques rero yatubereye umwana mwiza ntaho yatumwe we kuvuga ubutumwa uyu munsi atweretse ibirori rero atuzaniye mugenzi we turabifuriza urugo rwiza turabifuriza kubyara kobwa na hungu turabifuriza urugo rurimo umugisha tubasabiye umugisha ku Mana bazahahire iburyo n'ibumoso bazahahe baronke babyare kobwa na hungu Imana ibahe umugisha bati bana bacu tubasabira umugisha wa kibyeyi Imana kandi izabubakire niba hari n'abandi babyeyi nabo batambuka nkaba mu mwanya hanyuma mukajya y'abana b'umuryango njye ni nyirakuru w'abana none Imana izabambere umugisha murakoze aha ati ni nyirakuru w'abana Imana imbere abana umugisha urakoze cyane hanyuma hanyuma Marcel begere bafata ifoto Marcel arakoze cyane ati umwana banjye uvuga ko muzimira kuba mu majyari ariko byagenda mu gihe cyerekeranye n'uko nyabakuru ukiri muto namutegurira abantu keza rero mufungure aha ati ndaguteguriye akantu kagushimishe hanyuma urubyiruko rwo kuri
moto bagenda nshake kandi bakiri kumwe ubutambuke abajene murakoze cyane ariko ubuzima bwari bumanze iteka ryose. Ikindi turamushimira ko atanga urugero rwiza mu bandi bajene tubana bose. Ikindi twabamenyesha ni uko nk'abajene bahagarariye paruwasi ya Muhanga n'abadiyoseze ya Nyundo badutumye by'umwihariko ngo tumushimire cyane. Twamutegura impano nziza rero we n'umuryango we turabifurije ubwoba nyine mugire amahoro Jacques. Imana imubaho umugisha. abagore bari he murakoze. Natwe twitwa Love Mahoro Jacques n'umuvandimwe wacu tukaba n'inshuti yacu ya hafi. Rero nk'uko Elisa bivuze turi benshi, harimo abakobwa abagore n'abandi batandukanye, ariko bitewe n'impamvu z'ubuzima abagore bari kurera abana n'abandi batari hafi twabahagarariye. Izina ryabo rero twazanye impano kugira ngo urugo rwa Jacques na Jolie tubushyigikire, birenze kubishyigikira ibyo ngibyo kugira impano bajye bayibona. Icyifuzo cyacu rero n'abandi bazabona uko twayitanze mu mfungurwa. yes ubwo bakifungura iraremereye urebye abasore ukuntu basa nubwo mbabajije ngo abagore aho bari ngo bagiye kurera abana ntacyo ariko wow. Yego impano ya mbere dore umutako, uyu mutako twabateguriye. Yego uyu mutako ni amagambo y'icyongereza ariko twabwiraga Jacques yuko Imana ihari ntacyo idashoboka. Kubera urugo rwa Jacques na Jolie turwizeyemo urugo rukomeye cyane kandi urugo ruzatanga umusanzu mu muryango wacu kugira ngo umuryango wacu ukomeze yagutse. Indi mpano twabazaniye Jacques ubundi aho tubana tumwita z'ibanze kuko ni umuyobozi w'inzego z'ibanze. Rero nk'umuyobozi umuyobozi w'urugo rwe iyi ngabo n'icumu uri kuri mutako ni uko ari umugabo uzarinda urugo rwe kandi rukaba urugo rufite umutekano wuzuye, urugo rutazagira abanzi, umwanzi naza ashaka azamusubiza inyuma atari yaje. Murakoze cyane. Murakoze cyane Imana ibahe umugisha. Bafate ifoto hanyuma urahagarariye afashe ijambo hanyuma dukomeze. Mwiriwe neza. Turagasangaha na umuryango ubana na
Jacques witwa Together as One, bisobanuye mu Kinyarwanda twese kumwe. Jacques turabana, ndakeka mwabonye ko abantu bari kuzaka benshi bari kuza gutanga impano, ni amatsinda, ni amagurupe cyane cyangwa amafamiye ahuriye ahantu hamwe. Jacques rero ni umuvandimwe ugira ishyaka ryo kubana n'abantu benshi kandi amagurupe menshi niyo ukunda kuba yayakoze yateye. Ibyo rero bimubonamo nk'impano kandi ubutwari bukomeye cyane kandi ndabigushimira kuko atuma abantu benshi bahura, afite impano idasanzwe adahuriyeho n'abantu benshi muri rusange. Jacques rero twishimiye umunsi wawe, turakwishimiye twateye intambwe. Jolie turakwakiriye mu muryango, iyo gurupe ni famiye tugiramo mama na papa. Ufite mama ahangaha, papa ntabwo yashoboye kuza, uyu ni nyoko bukwe. Yego ubwo rero turabishimiye, tubifurije kuzabyara ahungu n'abakobwa, muzagira umugisha mu rugo rwanyu. Murakoze. Papa yasigaye ubusenge mwagize papa. Murakoze cyane. Unity ndagira ngo niba nigeze kwihamagara, Unity niba wagira ngo hafi nabo batambuka bumva bari mu Abakoze cyane MC mu by'ukuri turahangaha ayutisi urumuri talent center
ni itsinda Ruzindana Jacques we ubwe yahanze, kuba yarihanze twese ko turi aha ngaha tukariyoboka ni uko ari umugabo utekereza kandi akagena ahazaza h'umuryango nk'uyu nguyu. Mu by'ukuri niho nk'uko dufite ibyishimo bingana gutya, abanyamuryango barenga ijana, kandi mu by'ukuri dukora ibikorwa bisakaza amahoro bugera ku bantu benshi batandukanye mu bice bitandukanye by'igihugu. Mu by'ukuri rero uyu munsi turashimira Jacques, tunakira Jolie umuryango wa UTC kugira ngo nawe kuva uyu munsi abaye founder kimwe na Jacques wa UTC, tukaba kandi tumubwira ngo karibu, turabishimiye kandi urugo rwanyu tubifurije kugira ngo Nyagasani azabemo kandi azabubakire akabaye mu buzima. nuko tujya tubigenza. Murakoze cyane Save, ni byiza cyane. Abasore ndabakunze cyane. Jacques amubereye umutoza n'abakunze cyane. Oya, indirimbo ndabaha mu kanya. Yes, ibasubizayo. Hanyuma ndagira ngo iyi ngwara mubanzi imbere. Iyo nari ntabwo uzi ko ndagiye gusoma nzi ko uri umunyamahanga kugira ngo neza umunyamahanga. Ntacyo bashyira iyo ndirimbo gusubiramo tubize hanyuma dukomeze. Yes. n'ubuvivi utezeho Jacques na Jolie urabazabona. Yes. Wakoze cyane. Rero dirije wenda ayishyiramo indirimbo kugira ngo bose baze, kuko Jolie asanzwe azi ukuntu binjira, arebe kandi kwa kundi bajya binjiraho. Sibyo Jolie? Wow. Jacques nawe unarebe. twatanye nawe mu makwe nk'ayangaya mu byishimo n'ibi ngibi. Impano ntabwo twaje tuyitwaje, impano muraza kuyisanga aho mwubatse, ntabwo turi kuza tuyikoreye, murayisanga rero. Jolie arabizi, muraza kuyisanga ko twaramusabye uburenganzira bati ntabwo tubuze tuyikoreye, turayijyanayo muzayisangayo. Kandi iyo mpano umunsi tuzazi wawe sinzagira ikintu bitinyuka. Babyara bawe ari babyara ba Jolie bagira inyota, ntibazagira inyota baje babona ko impano iriyo. Murakoze cyane. Noneho rero uko nguko mubareba, hari abakuru bavuze ko tugeze bahaguruka kandi bakomeze n'ubundi bicare, gusa bamarike ikiganza gutya tubasuhuze. Yes. Gusa tubasuhuze aho bicaye hose. Barandi bakuru twanze kubahagurutsa, ariko aba bana ni nabo bazahora baza kwa Jacques, nutambona uzabona Shema. Murakoze cyane rero, kandi turabifuriza kuzabyara abahungu n'abakobwa, kuzagira Imana mu rugo rwanyu, no kuzakomeza gusenga, kuko nabonye gusenga byo ntabwo ari ibyo turimo tubigisha. Ndabona munabizi kurusha Jolie. Hari rero reka mpereze papa wabo avuga. Murakoze cyane wa Jolie Ingabire Jacques arabizi rero. So barumuna be rero, uyu mubona undi ngo ni amaorganize ngabazanye, ni Mukanyarwa Justina, ni madamu wanjye. So ijambo mvuga ntabwo ari iryanjye, bantumye succession wa politique.
nta kibazo ugera navamo muduhaye umwanya kandi murakoze cyane noneho hari abandi ba nyirasenge nabo bantu n'ijambo reka mbese umugendamutso mikoro hari nyirasenge agiye gutanga arayisubiza umuyobozi adufashe asaba mubiti uri muri minota itanu ubwo rero ndamutse ndamubara tujyagasanga ba nyirakuru mama Karine uri muhaguruke namwe mutange impano mutange impano ba nyirakuru ariko natwe duhagaze hano abanyirakuru wa Joli rero yatubereye umwana mwiza w'intangarugero akaba ariyo mpamvu twifuje kumuha iyi mpano. Joli rero tubone ngo ni gatoya ariko agakubiyemo ikintu kinini cyane kizagushimisha, ariyo mpamvu rero tubibahaye tubifuriza kugira urugo ruhire, kubyara hungu na kobwa. Tubasabiye amahoro atagabanyije mu rugo rwanyu, Imana ibahumurize. Mundebe hano Urebe ifoto Basindahiga ya Heradi sekuru wa Joli n'aba Polo nabone sekuru wa Joli muri muna wa data. Abantu ngiye kuvuga muhite muhaguruka immediately n'amakado yanyu muyatange. Twagize gukora samari ya time bitaza kuva ngo umwe. Hari Mukasine wahagarariwe na Beata nahaguruke. Hari Kabami Jacqueline aya makado nawe gahunda dusubize ubusi mikoro bafata ijambo rwose birusiduye n'abantu mwanya. Barakoze cyane. Ndagira ngo rero ndabona ibintu byo gutanga ijambo abantu bari kugenda batsinda, ngiye kujya bavugira kugira ngo mbashe kuganya igihe kuko ndabona turishimye kubw'uyu munsi twawutegereje kuva kera, twari tuwukumbuye. Dushima Imana ko tugezeho. Turashima Jacques ni ukuri ko wabaye umwana mwiza w'intangarugero. Nubwo mutubona hano turi abakeba ba Joli ariko ntazagire ikibazo, ntabwo turi abakeba babi, tubana neza. Njyewe ni njye mukeba mukuru ariko mu by'ukuri nakabaye nka nyirabuka, ariko Jacques ni muramu wanjye, niko bimeze. Joli rero ndakubwira abagabo bacu ni abana beza, hasi wari n'inyo uyifite uzagisha inama ntacyo batwaye. Nanjye naje ngana nk'uku ngana ariko urabona ko ndi umukecuru ushimishije. Duhaye karibu rero nk'umukeba ariko w'inshuti. Aba bose turabana, tubana neza, uzatubera umwana mwiza, tuzakuba hafi, tuzagukunda. Karibu mu muryango w'Abasabihira, ni ababyeyi beza badufashe neza, urabibona turanezerewe n'ukuri. nanjye nabihamya. Murakoze cyane. Hanyuma ubwo navuga
abakuru bo baraza nyuma. Gisenyi Jacques tukwifurije ibyiza byose mu rugo rwawe. Mu gihe cyashize twakundaga guserezanya igihe twabaga twagiye mu bukwe, uraza kunywa amata yo gutwikurura, ariko ubu wabaye umugabo ntabwo uzongera kunywa amata buri munsi. Rero tukwifurije ibyiza byose mu rugo rwawe wowe na Jolie. Nanone kandi imiryango ibiri, hari umuryango tuvukamo n'umuryango wa RPF Inkotanyi. Uzakomeza ukorera umuryango wa RPF Inkotanyi kuko wakomeje kukwizera. Nanone kandi ikiruta byose, iyo bagukunda bagutumaho. Hari ubutumwa twakuzaniye rero ari nabwo tugira ngo baze kugushyikiriza. Si ibyo gusa, nanone kandi hari indi. Reka nanone hari uhagarariye komite nyobozi nawe tuzi kumumera. Arakoze. Mu izina rya komite nyobozi y'umuryango wa FPR Inkotanyi ku rwego rw'umurenge, abandi ntibabashije kuboneka ariko bantumye ngo tubwire Jacques agira urugo ruhire kandi akomeza ashikame, akomeza akorera umuryango nk'uko yakomeje kuwukorera, ntazatezuke ku nshingano yari afite, ahubwo yongerera imbaraga umufasha we azamufashe muri byose. Murakoze. Barakoze cyane. Hanyuma uretse gato kugenda, reka babwire nabonye harimo Inkotanyi nkuru n'Inkotanyi indirimbo muririmba y'Inkotanyi ntabwo muvanga, dushyiriremo intsinzi afazari, kuko hariyo narigiye kubabwira, hari indirimbo dufata kagitumba twaririmbaga 14 henananabiye nagatusha n'abakoresha, ariko nibatagira iyo babashyirira ntabwo muva hano mutaririmba. ubu twaratsinze, turi kubyina intsinzi. Nta kibazo. Arayibura murayiririmba ntabwo muva hano. ashobora kuba atayifite. aramutse atayifite, burya umugabo si ibyo soza ubutumwa bw'abamutumye nani gatizamo ahora hanyuma mugusanga mu byicaro byabo. Yewe barakoze cyane. Inkotanyi niko bagenda rwose, nagira ngo mufate inzira hanyuma musubira mu byicaro byanyu bafate iyo foto hanyuma. Batambuke bashake batambuke nabo batanga impano zabo, hanyuma mpamagare basaza ba Jolie nabo bari hafi nabo batanga impano. Basaza ba Jolie nabo bari hafi batambuka nibagari batari abandi bose bafite aho bahuriye nawe hafi aho kwagira. Ubwo rero tumuhaye impano azabyara ubu n'akobwa, kandi tubifuje gukomera urugo rwanyu. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yes, nagira ngo rero ngo bafata ifoto sabe basaza ba Jolie niba bari hafi nabo batambuka. ni ijwi nyine ry'abasaza biwe. Ndagira ngo ngire bofe wanjye Jacques turawukunda cyane kandi tugoye mushiki wacu, ngira ngo bamubonye ko ari umukobwa mwiza cyane, kugeza kuri ubu ngubu yabaye umugore wawe kandi ndabakunda cyane tu. Mu by'ukuri ni ijwi ry'abavandimwe banjye cyangwa se
bakuru banjye na barumuna banjye ndabavugira. Twateguye impano yo kugira ngo dufashe umuryango wa Jacques na Jolie. Twamugeneye inka nziza isakamirwa imfura yabo. Murakoze cyane, Imana y'umugisha. Murakoze cyane. Reka ngerageze nsabe umuntu bita Evariste nanone nawe yunge mu ryanjye. Ikindi nyuma yo gato nakongeraho, twese turaba designer, ducuruza imyenda n'inkweto, ikintu kijyanye n'amakarite turakiyemeje cyane. Murakoze cyane. Reka nsabe na Eva agira icyo avuga. Murakoze cyane. Mushiki wacu Muribanga famiye turayishimiye cyane, ariyo mpamvu n'aka kanya iyo nka igomba gutaha bitarenze ibyumweru 2, kandi ku bintu bijyanye n'umwana wa mbere turabiteguye cyane, tuzaba tuhabaye. Murakoze. Ariko akantu gato nshaka kuba murabadizayina bo mu Rwanda cyangwa mu Rwanda nabonaga mutarabenda, ariko murakoze kuba mumaze amatsiko. Barakoze cyane, babashyiramo indirimbo musubire mu byicaro byabo. Barakoze cyane. Ifoto akaba abasore basi musanzwe urebye ku igifoto ndashaka uzayisanga mu rugo imanitse ahantu, sibyo? Hari ikindi ngo leta See, I want you to
umwana wakoze ubukwe rero ni mwishywa wanjye, nyina niwe mva mu mugongo niwe murya. Mushiki wanjye imvura ye ntabwo yakora ubukwe ngo mbyicarane nanjye, nagize ibyishimo cyane. Ubwo Jacques nishimye cyane. Hagati aho ngaho hari inyana iri konka n'umuryango wanjye turayiguhaye, kandi muzabyareho umuhungu n'akobwa, Imana izabajya imbere, muzagire Imana njyambere. Barakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ati hari inyana uriya mukecuru nkamukurikiye ubwa kabiri. Joli mbona ni mwishywa wanjye rwose, biranejeje, biranarenze kubivuga. Mwishurije ibintu 3 cyangwa 4, ntakabura amata ku ruhimbi, ntakabura amata mu biganza, ntakanyagwe umuryango ungana gutya waramutse, kandi ntagasazana inzara. Muhaye murakoze. Murakoze cyane. Umubyeyi arakoze cyane, ati ibiganza byawe urubumugisha maze abantu uziraherezo. Joli wisangiye Jacques, umusore mwiza ndisuzeka neza, umuguye umugusha neza, azahora gukunda. Igipimo cy'urukundo isa burya kiraruhije. Dore data yampaye inka, uwo musura y'impuhwe, ndatekereza uwo ukunda. Umubyeyi atubanza usuzuma urebe ko ari imena, ati yandura mukunda gakunda undi igika, ati cyangwa hari undi nk'ukunda birebire. Urukundo rugororerwa urutajya rukoragora, bwamaze kugoroba atisaga urukundo. Umubwire ko wishe umuntu ntawuje aguhishe, ahise amena ayo maso umushyikiriza yishyura cyo kibahaye. Harundi wankundaga ariko simwiteho, namusanze ndaja ryose imvura inyagirwa, ninishe umuntu cyo mwishamba ry'Imana masa n'intange tujye kure. ntacyo ndaba mu mwanya mu kanya abasaza bamaze kuvuga ijambo. Umuhungu Joli yakunze atamwitiranya ukunda yatoya akabwirwamo, niba umukunda anabyiyumvemo, niba umukunda atamwishisha wapi. Urukundo mukunzi ibyo ndabizi n'iki kwiteza nk'iki kuba nyirakwibonamo. Jacques naho zo ntibabafata Lorenzo ubwacu ntibababona. So tubafitiye natwe rero impano nk'inshuti za murumuna we, kubera kumarana nawe igihe kirekire turi inshuti, byarangiye natwe tubaye barumuna be. So ni muri urwo rwego rero twamuteguriye impano. Reka nsabe Alliance amfashe bayifungure, bayimwereke ayirebe neza. Thank you.
barakoze cyane abatahareba wow byiza cyane babonye akavura k'umugisha gakomeje kwiyongera. Aka ni akavura k'umugisha. Akavura k'umugisha, yego, akereka n'umugeni wacu ko ari umunyamugisha. Yemwe nakubwiye ko ari uguhera kera, ntabwo ari ubwa kanone. Rero inshuti yanjye Anteri, nakumva uwo muntu. Iyi ni intango, nabonye ufite abasore rwose b'intarumikwa. Yakuba ari intashyo y'umukambwe atahijwe na Ruzindana, iraza no kukubera ikimenyetso cy'uko wataramye neza, ikubere n'ikimenyetso cy'uko wataramye mu rugo rugukunda, kandi mu rugo rw'umukungu, mu rugo rw'abakungu urakoze. Naho ubundi rero uzi ko wacu tuvuga amazina y'inka, ntabwo twavuga amazina abayiyanditseho urayareba. Rero aho ugera hose nzi ko turara muri uru rugo, ubona ugera hari imfunguze kirazira, urinde urw'urukano rw'urukundo, aho ujya ugera wicara, ari abato ari abakuze bose bamenya ko baraye mu rugo rw'ubukungu kandi ko babonye ndahera ku bato hariya umwana n'inkundi kandi biryoha bisangiye. Icyo tubifuriza rero ni ishami y'ihirwe na rya rembo nakubwiraga ritahe kandi gatanga abageni muzarihorane, Imana ibahumurije. Murakoze kandi namwe kandi data mwiza umunyarwanda yaravuze ngo nawe uherekeza uwicaye, nagira ngo nanone mubonere wigire ejuru saro abavandimwe baje tese niba bakiri hano, niba haba hano uri hafi yongera dusoreze anadushimira Imana ko byagenze neza, ayerekana ibigiye kuza, hanyuma dukomeze tumererwe neza. Niba hari uhagarariye abajetesi ukiri hano yakigira hino akadushimira Imana anadusoreza iki gitaramo, hanyuma dukomeze. Imana turi kumwe, Emmanuel, Jacques na Jolie, hari impamvu Imana ashatse ko mukora ubukwe bw'uyu munsi. Igihe cya Noheli Yesu yavukiye mu rugo rwanyu, Yesu aje gutangirana urugo rwanyu rushya, umucunguzi wacu, urumuri rwacu rwaje kumurikira urugo rwanyu. Ni ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turagushimira Mana nziza, turagushimira ubuntu bwawe n'urukundo rwawe ukomeza kutugaragariza, turagushimira uburyo watangiranye natwe mu birori byacu, twagutumiye waje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Wigaragaje nk'Imana nzima, wigaragaje nk'Imana wavuye mu bushorishori bw'ijuru, wigaragaje abakwemera ndetse n'abatakwemera bakwemeye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibirori byacu wabibayemo, ubukwe bwacu wabayemo, wabuhaye umugisha, n'ubu uracyagushira imvura y'umugisha, izina ryawe rihabwe icyubahiro.
urugo rw'abana bacu ukomeze umugisha, abashe babutashye ubaho umugisha, ababeshyikire ngaha mu rugo rwacu ubaho umugisha, ndetse nubwo tujya dutandukane kubw'umubiri, ariko imitima yacu no mu bisingizo byawe, imitima yacu no mu gusabirana, maze tuzahora turirimba ibisingizo byawe, tuzahora turirimba haleluya. Umugisha abakwe, umugisha abasangwa, buri wese wagisha ngaha waje gutaha ubukwe bwa Jacques na Jolie, ubaho umugisha utagabanije, kuko uri inshuti nyanshuti, inshuti y'abakwemera kandi inshuti y'abagusanga. Byose mbisabye kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutunga none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Mwamikazi wa Jolie dusabe, mwamikazi wa Jacques dusabe, mwamikazi w'ingo zose dusabe, mwamikazi w'ijuru n'isi dusabe, mwamikazi wa Kibeho dusabe. Yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka yubahe iteka ryose. Amen. uduhe umugisha wawe kandi uherekeze abagiye, ubaherekezanye umugisha abagiye gutega amagare, imodoka, ibinyabiziga byose ubahe umugisha, kandi ubabere dereva, ubabere shofere, ubabere byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Arakuze cyane umuvandimwe kudutagatifuriza amarira turi bunyuremo, ari ibinyabiziga byatuzanye n'ibigiye kudusubizayo. Arakuze cyane, Imana imumugisha nagira ngo izamure iyo njyana, hanyuma nsabe Jacques na Jolie batambuke, hanyuma nsabe babasore baje bambariye na za nkumi babatwaza izina mpano bazishyira mu modoka yaje ibatwaye. Nagira ngo Jacques mutambuke.
ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se inshuti zacu icyo tubifurije abavandimwe banyu muzabyare muheke mugwize umuryango ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se inshuti zacu ngize mu buntu z'urwunge urugo ruhire se inshuti zacu urugo ruhire se inshuti zacu urugo ruhire se inshuti zacu urabeho